z'abaroma zimaze kutugota kandi uko ibihe birushaho kuba bibi niko benshi barushaho gusubira inyuma. igihe kibi nk'iki Yerusalemu dore ingabo z'abaroma zimaze kutugota kandi uko ibihe birushaho kuba bibi niko benshi barushaho gusubira inyuma. Umusirikare wa leta mw'isi ahora yiteguye kurwanira igihugu cye agaharanira kugiteza imbere kugeza ubwo apfuye adacogoye. Natwe rero nshuti bavandimwe turi abasirikare ba leta y'Imana, haguruka uhangane n'ubutware bw'umwijima n'iby'igiciro kugwa ku rugamba rw'umukiza. Reka rero muri uyu mugoroba mbasabe mukoresha amarangamutima yanyu n'umwanya wanyu n'imbaraga zanyu kugira ngo tujyane muri iki cyigisho umusirikare nyakuri wa Kristo. Amen. Umusirikare nyakuri wa Kristo. Abasirikare baratandukanye. Iyo igihugu kidafite intambara cyangwa ibibazo, abantu benshi birukira kujya mu gisirikare. Abantu benshi babona abasirikare bakagira ngo ni abantu boroheje, ariko nagira mbabwire ngo urukundo rw'umusirikare rugaragara iyo igihugu cyatewe cyangwa kiri mu bihe bibi. Ariko muri icyo gihe nibwo usanga abasirikare benshi bashaka kwifata nk'abasivili. Ntuzagire ibyago ngo uhure n'umusirikare wihinduye umusivili. Icyo nagira ngo mbabwire, abasirikare bafite inshingano zidasanzwe. Muri bo buriya ubuzima bwabo ahazaza habo, reka mbaho urugero rukomeye. Reba nawe kuba umuntu ashobora kuba ahembwa amafaranga make, ariko kubw'umutima w'urukundo, kubw'umutima w'ubwitange no kubw'indahiro yarahiriye igihugu, akarara araririye banki. Umuntu agahagarara ku muhanda akakubona ubara amafaranga guturuka mu gitondo akuri iruhande, agataha kurinze ukayatahana kandi abizi ko azahembwa make. Abasirikare ni abantu badasanzwe. Umuntu wemera agatanga akaboko ke, agatanga akaguru, cyangwa agatanga n'ubuzima bwose kugira ngo abantu atazi batazanamwibuka abagirira akamaro. Ibi byatumye abakristo Paulo abagereranya n'abaki n'abasirikare. Mu kwinjira mu gisirikare bisaba umuhamagaro, kuko igisirikare si akazi. Reka ngire ikintu mbabwira impamvu igisirikare atari akazi. Igisirikare kigusaba ibirenze ibyo ushoboye. Hari igihe ibyo wari ushoboye birangira, iki gisirikare kikakubaza ibirenze ibyo ngibyo. Ubukristo nabwo niko bumeze. Ibyo witeguye iyo ibigeragezo n'akaga bije nibwo tumenya abakristo nyakuri. Rero muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye kidasanzwe kuri aba bantu bitwa abasirikare. Umusirikare itariki yinjiriye mu gisirikare ayibika mu mutwe we. Iyo tariki yinjiriye mu gisirikare, itariki yambikiwe uniform, itariki asinyiye, bihora mu mutwe we. Kandi umusirikare nta wundi muntu agirira icyizere, habe na se, habe nande na nyina. Umuntu agirira icyizere gusa ni umuntu wamutoje kurwana, uwo wenyine. Mu buzima bwa gikristo nabwo nuko dusabwa gutumbira Kristo we banze ryo kwizera. We waduhamagaye akatwinjiza mu gisirikare turimo, ntusabwa kurebera ku bandi. Umusirikare nyakuri wa Kristo. Turaza kujya muri Bibiliya aho igitekerezo kitubwira ibyabaye mu gihe cya Gideyoni. Abisiraheli igihe cyarageze, amahanga arabanga, atangira kubarwanya. Igihe kiragera abanzi babo bakazaza baza bakajya mu mirima yabo bakayirya, bakaza bagafata abagabo bakabajyana, abagore bakaba bapfakazi, bakaza umva reka ngiye ikintu mbabwira, baragenda bazambya Isiraheli neza. Gideyoni arababara, ababazwa nuko ubwoko bwabo buri munsi y'ibirenge by'abanzi. Igihe yari afite ikibazo abaza Imana impamvu, Gideyoni ntabwo bari bamujyanye ku rugamba, kuko urebesheje amaso y'abantu Gideyoni ntabwo yagombaga kujya ku rugamba. Ariko Imana ije kuganira nawe
yaramubwiye ngo uraho wa munyambaraga we, amen. Bamusize ku rugamba kubera amaso y'abantu, ariko Imana ije kumusura isanga mu gihugu niwe munyambaraga. Icyo nicyo nshimira Imana, ntifite amaso nk'ayanjye. No mu nzu y'Imana hari umuntu uzareba agiye kubatizwa uvuga uti uyu ntazarambamo. Hari umuntu bazatora abizera bavuga batari kuriya mugabo, urabona uretse no kuba umuyobozi w'igihande ko atabibasha, bamugize umukuru w'itorero barabona azabibasha. Ariko Imana ireba binyuranye nuko abantu bagize gute bareba. Korari zikarwanira abantu b'abahanga cyane bavuye mu zindi korari, wajya kubona ukabona hiyiziye umuntu usa n'umuturage n'umunyacyaro utagaragara wijwi. Korari yindi kamwakira ivuga iti nitwe dusanzwe dufata batazi kuririmba iyizire. Yageramo agahindura amateka ya korari, bakavuga batumva amaso arabeshya. Umubwiriza akaza yajya gutangira ivuna, wamureba ukabona n'umunyacyaro yiyambariye ikoti ubona utazi ibipesu rifite, wamureba ukabona ifite rwa rusakoshi runini yahengamye urutugu n'umukoroporoteri, warangiza ukamureba utari ko kweri abantu baha nabo ntibabizi. Uyu muntu barabona beranye no kubwiriza hano iwacu, ariko Imana ikamufashiriza ku ruhimbi, ikamukoresha umurimo ukomeye. Amateraniro yasoza mukibaza se uyu muntu w'Imana turamusaba imbabazi ko twamupfobeje. Muri iki gihe abantu amaso yabo barimo gukururwa n'ibigaragara. Imana ifite abantu basa n'abanyantege nkeya, irimo kuza gusura mu itorero ikabasuhuza ngo uraho wa munyambaraga we. Rero igitekerezo kitubwira mu Bacamanza igice cya 7 yuko Imana yahagurukije noneho Gideyoni, irangije imuha misiyo yuko agomba kuzarwana n'itsinda ry'abanzi bitwa Abamidiyani. Kandi nagira mbabwire, uru rugendo rw'iyi ntambara Gideyoni yarwanye rurashushanya urugendo rw'intambara natwe tugiye kurwana. Igice cya 7 umurongo wa 1, Gideyoni anesha ingabo z'Abamidiyani. Yerubali ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikasi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi wa More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi. Gideyoni yarajyanye n'abasirikare arimo kuvuga ati Imana n'abangaba ni bake dukurikije ingabo tugiye kurwana nazo. Imana igeze aho bagombaga kurwanira imubwira ko n'abandi Gideyoni yabonaga ko ari bake, ari bakigize gute bakiri benshi. Ariko Imana ifite kuba igirana ikibazo n'ubwinshi bw'abantu, suko kuba abantu benshi bitaba byiza, kuko Yohana yeretswe mu ijuru abantu umuntu atabasha kugira gute kubara. Ariko ikibazo mu bigendanye n'umurimo wayo, mu bigendanye na gahunda z'itorero, mu bigendanye no guhamagarwa, abantu benshi badashobora guhagararira Imana barutwa n'umuntu umwe. Ubu dufite ibibazo. Korari urayihamagara ntago tuzaririmba. Nashimye korari, ari korari yaje kuririmba hano, abaririmbyi bayo bagize ibibazo baza ari 3 baraturirimbira indirimbo ebyiri, amateraniro araba. Buriya narabashimye cyane. Uzi kwicara korari kubera ko abantu 3 bafata mikrofone nta bahari, bagahita baguhamagara ngo abandi basigaye 22 ntacyo twakora. Iki gihande rero umuyobozi urabona baduhaye ishuri ryo kwisabato, ariko ubu ngubu igihande cy'abantu 100 urabona twaririmbisha abantu 25. Reka da saba umuyobozi babyimure. Muzabyimura mu ruhe? Imana ibwira Gideyoni ngo abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo Abisiraheli batanyirariraho. Umva reka ikintu mbabwira, abantu benshi bajya birarira ku Mana ikikorera ibintu, ariko bo barangiza bakagira ngo ni imbaraga, tekinike, amashuri, ubwenge n'ubushakashatsi bakoze. Ntabwo kubucuruza ukunguka suko ufite iseta nziza. Ntabwo kuba warabyaye abana bakaba bakumvira suko ufite tekinike y'abamama b'abahanga. Ntabwo kuba ufite akazi gakomeye ari uko ari wowe wize mu gihugu uri umuhanga. Ntabwo kuba ufite urugo rwiza ari uko warambagije neza cyane uruta abandi. Hari ibintu Imana ikora ariko abantu bakirarira. Amateraniro akagenda neza,
ku musozo umubwiriza agakora mu mifuka ati ubundi rero ati mwe mwari mwampinze ati ndi umuntu ukomeye ntukambone gutya we, ariko se ni we wararitse abantu. none se amagambo wavuze uwayakurikira mwuka wera atayarimo, ntiharimo n'amagambo adafite icyerekezo. korari ikaririmba, yamara kuririmba umuririmbyi wayo umwe akavamo akajya inyuma mu bizera. mwabyumvise korari ziri aha turi nk'abakangaye. ntago nakwemera kugira ngo abisiraheli batanyirariraho bati amaboko yacu niyo yadukijije. none rero Gideyoni, genda ujya imbere y'ingabo urangurure uti utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi atahe. abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo uzaba mu nyanja y'akiki. reka ngire ikintu mbabwira. umugabo umwe yigeze w'umusore munini yigeze kwicara ahagararanye n'akagabo gatoya kananutse kamutikura ishya ebyiri, kamutikura urwa gatatu. noneho abantu baravuga ati ikintu cy'ikigabo kireshya kuriya kingana kuriya, akagabo nka kariya kakamukora mu matwi rwose inshuro ebyiri. umva biriya bintu birababaje rwose. baramwegera batari ko se bite kutanyeganyega kweri? ka kagabo kari karaho karangije ngo nanyeganyege ko se namubitsemo ubwoba. yamubitsemo iki? reka njye ikintu mbabwira. kubona abantu batiyegurira Imana mu nzu y'Imana, kubona abantu batinya kwinjira mu Mana bamaramaje, Kigali yababitsemo ubwoba. Kigali yababitsemo ubwoba. umuntu wese utinya agahinda umushyitsi imbere hano ntazaharwana, agomba kwitahira akisubira aho yahoze. iri torero ni itorero ry'abasirikare, si itorero ry'abanyamurengwe cyangwa abatemberezi. ntago tuza hano gutembera. ubu mwebwe muzabatizwa ejo, kuva ejo ku mubatizo muzatangira intambara. nta mwanya wo guhumeka twigeze duhabwa muri uru rugendo. rero Imana irangije iti rero ako kanya abantu inzovu ebyiri, ubwo inzovu ebyiri n'ibihumbi 2 baratashye. ubwo nuvuga ngo abantu 22,000 bahise bagira gute? bataha. 22 b'abanyabwoba. Gideyoni yarajyanye ku rugamba azi ko ari abantu. mva hari igihe ureba abantu mu rusengero ukavuga utumva mfite abizera 2,000, waza n'ivuno tumva rero dufite TMI, bose bakubika imitwe, abakire bakubika imitwe, abanyamafaranga n'abanyamashuri bakubika imitwe, abizera bose bakubika imitwe. pasiteri ati birumvikana ntibyumvikana. nawe Kigali yababitsemo ubwoba. ni ukubabona ari abasirikare benshi ariko ni abaki? ni abanyabwoba. aba bantu n'ubundi turaje mu mwanya turebe icyo Elena White yabanditseho. kubera iki batashye 22 hasigara inzovu imwe? ubwo ni ukuvuga ngo abasirikare Gideyoni yari yahagurukanye bari 32,000, 22 biratashye, hasigaye abasirikare 10,000. Gideyoni mu mutima arimo aravuga ati ariko ibi bintu ngomba kwizera Imana, ariko bashizemo pe. Elena White yavuze yuko umugabane munini w'abantu baruta abo dufite ubu uzita ku myuka iyobya n'inyigisho z'iki? z'abadayimoni. ariko abazaba bayoboye itorero ntibasabwa kuzagira ubwoba. Pawulo yaravuze ngo abo n'ubundi ntibari iki? ntibari abacu. rero hasigaye inzovu imwe, ubwo ni 10,000. uwiteka ahera akabwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ni nimujyane ntagende. nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri buje abagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe. umuntu ushaka kunywa amazi nk'imbwa, Bibiliya yavuze iki ku mbwa? umukiranutsi yasubiye inyuma aba ameze nk'imbwa isubiye ku birutsi byayo. abantu batinya ubuzima bakava mu masezerano y'Imana, mu gitabo cy'ibyahishuwe babise imbwa. none abantu bagiye ku mugezi, bagiye kunywa amazi bayajabagiza nk'uko imbwa zigira gute? dufite abakristo barimo kubaho nk'uko abapagani babayeho, barimo gushaka ubuzima bugereranywa n'amazi nk'uko n'abapagani babushaka. ugasanga mu isoko yahanye
barimo baramubwira bati murokore dore umuntu arakwibye, mumuzane mumene umutwe, kuba umurokore si ukuba ikinyeteri, mumwenyegereze. abo mukorana barimo barabyeta ugabyeta, bariba ukiba, abaturanyi bawe barajya mu bapfumu nawe ukajyayo. Kambabwire turi mu gihe abantu benshi barimo kunywa amazi ariko bakayanywa nk'uko imbwa zigize gute ziyanywa. Imana irangije iravuga iti rero uwo muntu mumushyire ku ruhande, kandi uri bunywa apfukamye umushyire ukwe. Iki ni igihe cyo kunywa amazi kuko natwe turayakeneye, ariko tugize gute dupfukamye. Kuba uri mu buzima bwa Kigali bwagucanze, kuba urimo uri ku ishuri bikomeye, kuba urimo gukora akazi k'igisirikare bikomeye, kuba ukora muri leta bikomeye, kuba ukora kwa muganga bikomeye, kuba urera abana benshi bikomeye, kuba kubona icyo ugaburira umuryango wawe bikomeye, ntibikwiye kukubuza umwanya wo gupfukama. Turanywa amazi natwe turayakeneye, dukeneye iterambere, dukeneye kugera ku byo abandi bagezeho, dukeneye kubaka amazu, dukeneye ko abana bacu bajya mu mashuri, ariko ibyo bintu ntibikwiye kutubuza umwanya wo gupfukama. Abangaba bagombaga gushyirwa ku ruhande. Noneho rero kandi uri bunywa apfukamye mushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amazi amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani, nuko abandi bose nibasubira iwabo. Abo 300 benda impamba z'abagenzi babo n'amakondera. Imbere hano aho tujya dufite umubare munini w'abantu bagiye gusigara. Hari abo ubuzima bugiye gusigarana, hari aba ibyago bigiye gusigarana, hari aba inyigisho z'ibinyoma zigiye gusigarana, kandi bari bafite impano. Nta mpano igiva muri iri torero. Uva hano wari umubwiriza ukajya muri gushinga irindi dini, ugerayo kwa kubwiriza wagusize, hari abandi basigarana iyo mpano. Uva hano wari umuririmbyi mfite ibihamya bifatika, ukagenda wari umuririmbyi mu rusengero abantu bemera, wagera ahantu ukaririmba, ariko abantu bakakubwira bati byakugendekeye gute kutakibibasha, naho byasigaranye umuntu witeguraga kubatizwa. Nta mpano yaha mu nzu y'Imana igihava ngo umuntu ayijyane kuyigurisha hanze ngo bikunde, ntibibaho. Impamba z'abavuyemo zasigaranye abagiye kujya ku rugamba. Kandi nagira mbabwire ngo impano zose, kugira neza, gusoma ibyanditswe, gusenga n'ibindi byose, igihe cyose umuntu azagaragara ko ateye umugongo iri torero rivuyemo, Imana izabisigaza hano ibiha abandi bafite umwanya. Rero maze Gideyoni yohereza Abisiraheli bandi bose mu mahema yabo, ariko wasigarana nabo 300, kandi urugerero rw'Abamidiyani rwari hepfo yo mu kibaya. Iyi ntambara Gideyoni yaragiye, agezeyo baratsinda, kandi gutsinda kwabo Imana yarababwiye ngo mufate imuri n'ibibindi birimo iki ubusa. Ikibindi kiri mu busa. Imana irimo abantu, irimo irashaka abantu bafite imitima, bafite ubutumwa bwiza nk'urumuri, ariko bakaba bafite imitima itarimo ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Abo ngabo ngo Imana izabuzuza imigisha yayo. Nta kindi. Tekinike y'Imana yo kurwana, uba Imana abana bayo niyo igiye kubigisha uko barwana. Hari igihe uzaza ushaka kwirengera ngo uvuge amagambo menshi mu kigeragezo, Imana ikubwire ngo iyi ntambara urimo kurwana irasaba guceceka. Uceceke, umuturanyi akuvuge agusebye. Igihe kizagere yicara avuga ati ariko imbara nahereye ko atansubiza ndarwana n'iki, nawe aceceke. Igihe kigiye kugera Imana itwigishe kurwana binyuranye n'uburyo twe twirwanirira. Rero Ellen White yavuze iki kuri aba basirikare, aba bantu 300? Ellen White yabavuzeho iki? Abakurambere n'abahanuzi page 267 ni icyigisho cya 53. Ellen White yavuze ngo iki? Abantu bashakaga kwimara ubukene mu gihe cy'akaga ntago bari bakwiriye kwizerwa habaye impamvu yihutirwa. Niyo mpamvu bari bagize gute batashye. Bari abantu baha agaciro ubukene bw'ubu buzima. Umuntu wese uha agaciro ubukene bw'ubu buzima, kuba umusirikare w'Imana biramugoye. Abo bagabo 300 rero bo basigaye
batoranyijwe ntibari bafite ubutwari no kwikomeza gusa. Uvuga ngo bari basanga ubutwari bakagira no kwikomeza. Reka nyikintu mbabwira, ubu abantu benshi mu bibazo byabo bakeneye ko umuntu aza kubabwira mukomere. Umuntu asigaye asonza cyangwa agakena, agategereza ko itorero ryose rizamanuka, twarabimenye ibyawe, Imana iguha umugisha, komera rwose, turi kumwe nawe. Reka nyikintu mbabwira, noneho rero iyo urwaye iyo ndwara yo kugira ngo abantu bakugereho ntibakugereho, nibwo ugasanga umuntu yacitse mu itorero, yagiye. Ibintu byo gukomezwa n'abandi mubivemo. Igihe kirageze ngo mubane n'Imana kugeza ubwo muzaza mwikomeza mu bibazo byanyu. Nababwiye ngo umusirikare bamuha itegeko ry'uko agomba kurwanisha amasasu kubera ko ababitsa amabanga, aho kugira ngo amenere amabanga umwanzi, birutwa nuko isasu rya nyuma asigaranye yaryirashisha. Igihugu kizamubara nk'intwari. Ariko uyu munsi wa none amabanga y'urugendo rwacu turimo turayamenera abapagani. Urakubitana n'umupagani udasenga ukamubwira utumva nukuri shitani yaranzengereje, iduka ryarahiye, ndangije n'amafaranga umuntu yaramfitiye arayanyambura, ubu kundeba ukunda umuntu w'imbwa wibereye aho. Urimo urabwira umuntu udasenga kandi yakubonanaga Bibiliya. Yo. Ibyo bintu urimo kubwira uwo mupagani, genda upfukame mu cyumba ukinge ntihagire n'umuntu ukumva. Ubwira Imana uti Imana, ndabizi kuza ukomerewe, ariko reka nanabikubwire kunagira ngo nanjye nduhuke mu mutima. Ellen White aravuga ngo ntibari bafite ubutwari gusa no kwikomeza, ahubwo bari n'abagabo bagira kwizera. Amen. Rero hano Ellen White yaranditse ngo ntibari bariyandurishije gusenga ibigirwamana, Imana yarabayoboraga kandi akaba ari bo ikoresha igacungura Abisiraheli. Imana ntiheshwa icyubahiro n'ubwinshi bw'abantu nk'uko igiheshwa n'imico y'abayikorera. Amen. Ntabwo Imana yari ishingiye ku bwinshi bw'abasirikare bari butsinde, yashakaga yuko abasirikare baza kurwana niba abandi bake, ariko ku buryo mu ngando y'Abisiraheli nibavuga ngo Abamidiyani batsinzwe, abantu bahite batangira kubaza ngo hatsinze bande ko abagabo bacu bose bagarutse. Batangira bavuge bati kanaka yarari mu batsinze, agira imico myiza, kanaka yarari mu batsinze. Uriya mugabo ariko n'ubundi no mu bibazo nsanzwe mubona yihagararaho, ni umuntu w'Imana. Kanaka yarari mu batsinze, uriya se, uriya no mu byago arikomeza, ntajya akenera kuraje z'abandi bantu. Ngiki cy'Imana yari ikeneye. Imana ntiheshwa agaciro n'ubwinshi bw'abantu. Hari ukuntu tujya dukora amateraniro, wabona abantu babaye bakeya bayazamo, warangiza ukicara, ariko Mana nibiki birimo kubitera? Wanze ibibwirizwa ndimo kubwiriza nta kigenda. Umubwiriza akava mu ijambo Imana yari yamuhaye akajya kubwiriza ibintu Imana itagize gute ngo abantu baze. Korari karirimba indirimbo ya mbere, amena, ikabona abantu ntibaza. Indirimbo ya kabiri, amena, iri hasi, bagatavuga ati mukubiteho na yandi tutize. Niyo abantu bakunda. Umuyobozi w'itorero akayobora itorero akabona ntibuzura urusengero, akayobora itorero umwaka wa kabiri ntibuzura urusengero, umwaka wa gatatu indangagaciro z'ubukristo zose yari afite akazireka, yarangiza ukazaza usanga ni umuntu uri aho ngaho. Abapagani bagatangira bakuzura mu itorero, bakamubwira ati mva kabisa muyobozi, urabona ko wahinduye ibintu, abantu barinjira baruzura. Imana ntabwo inezezwa n'ubwinshi bw'abantu kuruta uko yanezezwa n'imico y'abantu bayo. Ahangaha nagira ngo mbabwire, Ellen White yarakomeje arandika ngo kwiringira Imana no kumvira ubushake bwayo ni ingenzi mu ntambara y'iby'umwuka. Amen. Kandi nk'uko byabereye Gideyoni na Yosuwa mu ntambara barwanye n'Abanyakanani, n'ubu Imana yifuza yuko ubwoko bwayo bwagerageza gufatanya nayo, maze ibikomeye bigakorwa n'abanyantege nke. Imana irashaka ko ubwoko bwayo bwemera yuko ikorana nabwo ibintu bikomeye cyane, bimwe bikomeye Imana izajya ibikoresha abanyantege nkeya. Ariko uyu munsi wa none dufokasinga ku bantu bakomeye, korari zirafokasinga ku bantu bakomeye, itorero rirafokasinga ku bantu bakomeye. Mu gutora ababwiriza turafokasinga ku babwiriza bakomeye, mu gutora abasore tuzabana nabo turafokasinga ku basore b'abasirimu bakomeye. Mwemerere Imana ifatanye namwe umurimo, izabakoresha ibintu bikomeye nubwo mwaba mworoheje. Kandi Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, ishobora kubibasha. Abefeso 3
20 dusabwa gutinyuka urugamba. Muri uyu mugoroba ngiye kwerekeza mu gitabo cy'umugenzi. Iki gitabo cy'umugenzi nababwiye yuko Ellen White yakivuzeho ibintu byinshi, ndetse yeretswe yuko iki gitabo cy'umugenzi volume ya mbere kizinjiza abantu mu bwami bw'Imana, kandi cyafashije abantu benshi, ndetse na Ellen White akiri umumetodiste nicyo gitabo cyatumye amenya iby'agakiza. Rero ikintu kigaragara ni kimwe, iyi volume ya mbere nicyo gitabo cy'ukuri, ariko volume ya kabiri yanditswe bapirata kugira ngo bagushe abantu basomye volume ya mbere. Iki gitabo rero Ellen White Yohana Bunyane yabivuzeho ibintu bitangaje cyane. Kuri page ya 33 ku cyigisho cyitwa Musobanuzi baranditse ngo Musobanuzi ajyana mu Kristo bugufi bw'urugi, asanga abantu benshi bari baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare, kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu wari ufite ameza imbere ye. Ayo meza yari ariho igitabo n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese, kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda bifurebye ibyuma. Hari abantu babuza abantu kwinjira muri uwo muryango, bari bafite intwaro biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro. Buri gihe aho ubukristo busaba abantu kujya mbere, Satani atera abantu ubwoba. Noneho rero Mukristo abona umuntu w'intwari yegera uwo mwanditsi, arangije aramubwira ati mutware andika izina ryanjye. Araryandika, maze uwo mugabo akura inkota, amen, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane ntiyakuka umutima na hato, atangira nawe kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo, abacamo bose yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu, batangira kuvuga bati injira, injira mugenzi, ugororerwa ubugingo budashira wabikiwe. Nuko arinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura aravuga ati ngira ngo menye ko ibyo bisobanurwa. Ibi sinkeneye kubinsobanurira, nanjye ubwanjye menye icyo bigize gute bisobanura. Abantu benshi bahagaze ku muryango, ubuzima bwabateye ubwoba bwo kwinjira mu Mana. Abantu banze kwiyegurira umurimo wayo, kwinjira mu itorero abantu bafite ubwoba. Ubu dufite abantu barimo kwigishwa iby'amategeko y'Imana, barimo kwigishwa iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, barimo kwigishwa iby'akarengane kari hafi kuza, ariko agahita avuga ngo hoya ntago nakwishyira mu kaga, mba sinakwitera icyuma mbireba. Ugasanga abantu bakunze iby'Imana ariko kwiyegurira Imana ntago hari. Ariko Mukristo yagiye kubona abona umugabo w'intwara araje, aravuga ati nyandika. Amaze kumwandika afata inkota. Mu itorero harimo abantu bazi icyo bakora, batajya basaba amagambo menshi. Hari abantu bakora badasabwe ko havugwa amagambo menshi. Hari abantu biyegurira Imana bidasabye yuko havugwa ibibwirizwa byinshi. Rero Mukristo agiye kubona abona wa mugabo yinjiye mu murwa, bamwambika imyambaro nk'iyabo. Mukristo ahita amwenyura, amen. Nta kintu kimwenyuza umuntu nko kuba ibintu yari yatinye abicamo kandi akabitsinda, amen. Rero muri iki gitabo cy'umugenzi nanone nagira ngo tunyarukire kuri page ya 59 kugeza ku ya 62. Ngira ngo iki cyigisho mukireba aka gafoto nashyizeho murahita mwibuka kiriya gitabo. Kuri page ya 59 na page ya 62 hari igihe cyageze mu Kristo noneho yihurira na Poloni imbona nkubone. Mu buzima bwawe niba uri umukristo nyakuri, hari igihe kizagera aho kugira ngo urwane n'abadayimoni Satani yohereje, aho kugira ngo urwane n'abantu Satani yaciyemo, hari igihe kizagera uhure na Satani ku giti cye wenyine yiyiziye. Babwira impamvu. Muri Edeni Satani ngo yaricaye, Ellen White yeretswe Satani yicaranye n'abadayimoni be. Arababwira ati ninde ushobora guhangara uriya muntu akamucumuza, ko aramutse acumuye natwe twaboneraho uburyo natwe twababarirwa bibaye ngombwa. Ngo abadayimoni bose bagira ubwoba baratengurwa, kuko icyo kintu Satani yarazamuye ntibari bagitekereje. Ngo abadayimoni baramubwira bati rero keretse ari wowe ugize gute wigendeye. Kuri Yobu abadayimoni babwiye Satani bati dukurikije ukuntu Yobu akunda Imana,
keretse ari wowe wigendeye. Igihe Yesu yari amaze kubatizwa yakubise urutoki ku rundi, Satani abwira abadayimoni ati habura umuntu ujya gukubitana n'uyu mugabo, uyu mugabo umaze iminsi 40 atarya, abura umuntu umwataka. Abadayimoni batumva rero, Adamu wa mbere ni wamucumuje uramubasha, jya kuri Adamu wa kabiri. Satani yiyizira imbona nkubone. Mu buzima bw'abana b'Imana barwana urugamba, hari igihe kizagera Satani yiyizire. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 17, ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo muki Satani ku giti cye. Igihe kizagera n'abakozi be abakureho icyizere yiyizire. Mu buzima bwawe bwa gikristo rero, waba uri umukecuru waba umusaza, uwo waba uri we wese, hari igihe kizagera ubone noneho ibigeragezo byaje mu rwego rwo hejuru, ubone nturimo kurwana n'abadayimoni, ubone nturimo kurwana n'abo Satani yihanzemo, ubone ni Satani wiyiziye. Kuri iriya paji ya 59, Apoloni arimo kuganira na Mukristo barimo gushwana. Apoloni ati umaze kumukorera nabi no kumuhemukira uzagororerwa ute? Mukristo abwira Apoloni ati umva rero namuhemukiye iki? Apoloni ati mwitangira ry'urugendo rwawe waracogoye, ubwo wasayaga mu isayo ugahinda gasaze ugasigazaho hato. Apoloni atangiye, reka njye ikintu babwira, imwe mwiturufu izakubwira yuko Satani yiyiziye, kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko urimo kurwana na Satani nyirizina ari we wiyiziye. Igihe cyose uzumva ukumva ibintu wababariwe, ibyaha wakoze kera kandi ukababarirwa, igihe uzajya kumva ukumva byongeye byagarutse mu maso, bifite uburemere mu matwi, ukumva birimo biraguca imbaraga z'umutima n'izo kwizera, ntuzagira ngo ni dayimoni wiyiziye, ni Satani wagize gute wiyiziye. Kandi wagerageje gukurwaho umutwaro wawe uburyo budategekwa. Mukristo yigeze gushaka kujya ahandi ngo bamwaranje, umutwaro ukurweho atageze ku musaraba. Dufite abantu benshi barimo guca mu matsinda y'amasengesho, barimo kujya mu butayu n'iki, ariko ugasanga icyo bahunga n'iki, barahunga icyo Imana ibasaba gukora cyo kwihana nyakuri. Rero Apoloni arakomeza ati wari ukwiriye gutegereza kuwukurwaho n'umwami wawe, wasinziriye ibitotsi bibi utakaza ibintu byawe by'igiciro cyinshi. Hari akazi umukristo yagezemo, kari akazu kahashyizwe ngo umuntu uhageze aruhuke, kuko abenshi bahageraga badaheruka kuruhuka. Ako kazu akagezemo arasinzira, kandi kari ako kuriramo umuyaga gusa, asinziriye agatama ibyangombwa. Hari abantu benshi bagera mu itorero, ubundi itorero ni akazu ko kuruhukiramo. Ku bantu barimo kujya mu ijuru, itorero ryashyizweho ngo umuntu ahagere ahamirira akayaga, ariko amenye ko urugamba rukomeje. Ariko dufite abantu bagera mu itorero agahita avuga ati ibya kera birarangiye, sinzongera kugeragezwa, yarangiza intwara akarambika hasi. Mukristo yataye igitabo. Ikindi Apoloni arakomeza ati kandi wibuke yuko wari bugufi bwo gusubira inyuma cya gihe ubona intare. Hari aho umukristo yageze akubitana n'intare, amaze kubitana n'intare arangije intare ziratontoma. Mukristo ati rero ndasubira inyuma nkora iki? Yari yarahuye n'abasubiye inyuma bamubwiye ko hari intare, ariko arangije aravuga ati gusubira inyuma mu mudugudu urimbukiro nazitwa imbwa, aho kugira ngo nsubire mu mudugudu wacu ndaca muri ziriya ntare zishwanyaguze, uzahaca akahasanga amagufa yanjye azamenya byibuze ko haciye intwari. Mu gihe yari ari muri ibyo ngibyo abaza Imana atari ko Mana wasezeranye iki ku gihe umuntu ageze ahantu nk'aha? Imana irangije iramubwira iti ntukajye ugira ikibazo, ntukajye ureba mu minwa y'intare, jya ureba ku maguru yazo. Arebye ku maguru y'intare asanga zigize gute? Zirazira. Umva, yaziciyemo zitontoma nta n'imwegera, arangije avuga ati ariko burya abantu dutinya ubusa koko. Abantu bagarukiye kuri izi ntare ni benshi, nta n'umuntu bitewe n'ubwoba no kwirukanka cyane, nta muntu wigeze azireba ngo arebe ko ziryamiye iminyururu. Reka mbabwire, Satani arimo arakoresha imbaraga nyinshi ngo atakaze ubugingo bwacu, ariko najya mbabwire n'intare igize gute? Izeretse. Ikindi Apoloni yarakomeje ati rero kandi iyo uganira ibyo wabonye n'ibyo wumvise muri uru rugendo, mu mutima wawe ushaka kubahirwa ibyo wakoze n'ibyo uvuga byose. Icyaha gishyashya abakristo turimo gukora, umuntu aba ashaka yuko bakomeza kuvuga iby'ubutwari bwe. Ni ukuri umva, si ukwishyira hejuru, Imana imbabarire,
ariko najya mbabwire iri torero narikuye kure. Uzi ko igihe mwari mwabuze amakaro, so kwishyira hejuru ariko mumbabarire, mwabuze amakaro, uzi ko ari njye watanze amakaro yose. Umva simbivuge ngo mumpa amashyi, ariko nagira ngo nako kantu nako mukamenye. Umukecuru umwe bambwiye wo mu cyaro yadoze iki gitambaro bashyira hano ku rusengero ku ruhimbi. Kano gatambaro kaba kanditse ngo Uwiteka dukore ibikomeye natwe turishimye, murakabona ko mu cyaro. Ategereza ko bazavuga ko ari we wakadoze, araheba. Ku munsi umwe aricara abona byanze, umuyaga uraza. Murabizi rero mu cyaro haba hari imiyaga myinshi, urahuha. Umukecuru bimwanga mu nda, ntiyari n'umudiyakonikazi, abaranyarutse araje, igitambaro akigira atya, akigira atya, abantu barumirwa. Asubira aho yari yicaye, abwira uwo bari begeranye ati iki gitambaro nakidoze kingoye, mba nshaka ko ibintu byose nanditse bigaragara. Arangije arataha araruhuka. Ubu dufite ikibazo na Satani iyo bagiye kwakira umuntu babanza kuvuga ibintu bye birebire. N'umuntu w'Imana, n'umuntu ukomeye, murabyibuka igihe iki ni cyakoze ibi n'ibi. Reka mbabwire, si ukumushyira hejuru, Imana imubabarire. Uyu mugabo ivuna avuyemo yabatije abantu nka magana ngahe. Murumva abantu b'Imana si umugisha tugize? Bagakoma amashyi bati ubwo yabatije 500 arakomeye. Abantu barimo barashaka yuko utuntu twagiye tubabaho. Niyo mpamvu musanga abantu barashaka gutanga utuntu tw'ubuhamya. Umva n'ukuri muri mifemu ugasanga umumama rwose abandi yarabazengereje, buri mwanya bavuga iby'Imana yakoze. Umva niyo Imana idafite icyo yakoze aratubura agashaka icyo yakoze. Ari ugasanga yarabazambije, ugasanga hari umuntu mu itsinda ry'amasengesho ngo uhora Imana imuvugisha, Imana yamuhaye amatariki n'iki kwihana kwe, abandi niwe bareberaho. Icyaha gishyashya, gukora ibintu ugashaka yuko bihora mu matwi y'abantu bigaruka ngo abantu bamenye gukomera kwawe, ni icyaha gikomeye. Si ukwishyira hejuru, ariko Imana imbabarire ujye munsenga. Ariko nagira ngo mbamenere ibanga, iri torero rwose rishyushye mu minsi mbaye mukuru w'itorero. Hari ujya impaka gusa icyubahiro mu gihe Imana niyo yabikoze, ariko nagira mbabwire Imana nayo ikoresha abantu. Ariko murumva ako kantu arimo aragacomeka. Mureka njye ikintu mbabwira, Satani niwe utegura icyo kintu, kandi nanone iki ni icyaha gishyashya turimo gukora. Apoloni amaze kubwira Mukristo, Mukristo arabireba abwira Apoloni atumva rero ibyo uvuze byose ni iby'ukuri, kandi hariho n'ibindi byinshi wibagiwe. Iyo uri mu mbabazi z'Imana, ibintu Satani akurega usanga hari n'ibyo agize gute yibagiwe. Ariko Mukristo arakomeza atariko umwami nkorera nkubaha ni umunyebambe ukunda kubabarira, kandi izo ntege nkeya urimo kundega za kamere narazihoranye ntarava iwawe, ni iwawe ibyo bintu nabikuye kuko ariho zamfatiye, kandi nanihishijwe no kuremera kwazo ndazihana. Umwami wanjye agira gute? Umwami wanjye yarambabariye, arangije anambabarira n'intege nkeya. Apoloni umujinya uburazamutse, Apoloni ararakara cyane, arangije ahita yerurira Mukristo aramubwira atumva rero ndi umwanzi w'uwo mwami, ndamwanga, nkanga n'amategeko ye n'abagaragu be. Ibintu bitatu nuvuga ngo buriya Satani yaraka yamena amabanga. Ibintu bitatu Satani yavuze yanga azakomeza kwanga mpaka Yesu aje. Icya mbere, yanga umwami Yesu. Niyo mpamvu aho umwami Yesu avugirwa hose Satani agomba kuharwanya. Icya kabiri, Satani yanga amategeko y'Imana. Niyo mpamvu amadini yose azigisha, umva ndajya mbabwire, hari amadini ubona ari meza ku buryo bagize umugisha bakakira amategeko y'Imana, yaba ari amadini y'intangarugero. Amadini yigisha abayoboke bayo kureka inzoga, kwambara neza, gufata umwanya munini bagasenga. Amadini akigisha abayoboke bayo gutanga ibyo kurya by'abakene n'ibiki. Abayoboke bayo bagahora barira bihonda mu gatuza kubw'ibyaha bakoze. Ariko wajya kubona ukabona yahisha abantu baya amategeko y'Imana. Satani abakibaziritse, ndi umwanzi w'uwo mwami, ndamwanga, nanga n'amategeko ye, nkanga n'abagaragu be. Iki nicyo kinzanye, ni ukukubuza. Mukristo ati Apoloni irinde, kuko ndi mu nzira y'umwami, ariyo nzira yo gukiranuka, nicyo gitumye ukwiriye kwirinda. Apoloni atambikiza mu nzira arayimara.
nababwiye ngo hari igihe inzira y'iterambere ryawe, inzira yo kwihana kwawe, inzira yo kujya mbere kwawe, inzira y'umuryango wawe, ahantu hose ushobora gutera intambwe ukanezerwa, hari igihe Apoloni aza agatambikiza inzira akayimara. Ariko ku bana b'Imana Apoloni ashobora kuzatambikiza, ariko kubwo kwizera tuzarwana inzira iboneke. Rero aramubwira ati rero Apoloni aratangira ati simbikangwa, itegure gupfa. Maze Apoloni arangije atera mu Kristo agacumu kameze nk'umwambi kaka umuriro, ariko mu Kristo akinga ingabo, arakaranga nikagira icyo kamutwara. Maze mu Kristo akura inkota, kuko abonye yuko atagikwiriye kugira gute, kujunjama. Hari abakristo benshi Satani atera barangiza bakajunjama. Makanaka byagenze gute kutakivuga? Umva, Satani yarangendereye arampondagura njye n'umuryango wanjye, twaracecetse, muri wese burya yemera uruje. Mu gihe cyose Satani ubona yabyutse, wa mugore we, mu gihe ubona Satani yabyutse mu rugo, umugabo atakibasha kugutega amatwi, intambara zindi warwanaga z'amagambo n'ibyubahiro n'ibitenge n'iki, ukwiye kuzihagarika ukarwana intambara yo kwizera. Wa mubyeyi we, mu gihe ubona abana bakunaniye, intambara yo gukomera no kumenyekana muri bene wanyu n'ibiki byose ukwiye kubireka, n'intambara y'iterambere ukwiye kuyihagarika. Iterambere nyakuri ni ugukiza abana bawe ntibakubane mayibobo. Ikintu gikomeye mu Kristo abona ko atagikwiriye kujunjama. Apoloni arihuta aramwipfunyira, amutera uducumu twinshi nk'urubura. Ibyaha bitoya, ibyaha bitoya. Ubu hari ukuntu uganira n'umuntu akabwira ati ngiye nkurikije imyaka maze mu badive ntago nakwica umuntu, icyo cyaha ntago nagikora. Nkurikije imyaka maze muri iri torero n'imyaka maze nzi Imana, iki cyaha ntago nagikora. Umva, iki cyo ntago nagikora. Ku bantu bafite urwego rw'ibyaha bihaye badashobora gukora, Satani azabatera akoresheje ibyaha bitoya. Uvuye he? Sinzi iyo mvuye epfi yingiye. None ko mbona wihuta urajyahe? Sinzi iyo ngiye ruguriye. Harya ubwo umuntu utazi iyo yavuye, utazi niyajya. Kwa Kanaka se babakirije iki? Umva, sinzi ibyo batwakirije, ariko batwakiriye. Yemwe abo kwa Kanaka ko bihumuye tuze muduhe. Yego muze. Umva, muze tubahe. Yego turaje mu mwanya. Kandi ugiye i Bugande uzamara ibyumweru 3. Icyaha kiranditswe, ariko wowe byisi iki twakinaga. Usiko dufite n'abakristo bohereza message ku itariki ya mbere z'ukwa kane. Umuntu anyoherereje ibintu, mfata telefone, ndangije umutima urabyina. Noneho ndangije mpamagara undi, mubajije arambwira ati ariko muso urinjije koko, tubona uri umuntu uri update, ntago uzi ko ari itariki yo kubeshya. Abadivaniste bagifite itariki yo kubeshya yatanzwe na papa. Ngere ikintu mbabwira, ibyaha bitoya bitumazeho abantu. Murebe muri Bibiliya zanyu indirimbo za Salomo, indirimbo za Salomo, indirimbo ya Salomo, indirimbo ya Salomo igice cya 2 umurongo wa 15. Indirimbo ya Salomo igice cya 2 umurongo wa 15. Mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kandi inzabibu zacu zari zirabije. Uruzabibu rushushanya inzu ya Isiraheli cyangwa itorero ry'Imana, kandi umwanzi w'uruzabibu nta wundi ni iki? Ni ingunzu. Imana yashizeho amategeko, Imana ishyiraho gahunda kugira ngo ingunzu zitona uruzabibu rw'Imana. Ariko ingunzu nazo zaricaye zijya inama ziti rero biragaragara yuko ingunzu nini twe urugero rwacu barumenye, reka tujye tuza twohereza ingunzu ntoya. Ingunzu ntoya zikaza zigacamo zikangiza uruzabibu. Hari ibyaha twihaye nk'abakristo nk'abadivaniste tutakora, ariko hari ibyaha bishyashya Satani yazanye ukora ukumva nta cyaha wakoze, ariko ijuru rikabara yuko watandukanye naryo. Elena White yazamukiye kuri ayo magambo mu kugana Yesu, aravuga ngo akaha twibwira ko ari gatoya mu maso yacu
kaba ariko gafite ububasha bwo gufunga amarembo y'ijuru imigisha ntitumanukire. Mukristo arangije ikintu gikomeye, Mukristo ntiyabasha kuturanga utwo ducumu, akomereka mu mutwe, ku kuboko no ku kirenge. Umutwe niwo ibyizerwa bikomokamo. Dufite abantu Satani yamaze kurasa mu mitwe, ibyiringiro byabo no kwizera kwabo ntibakibasha gutekereza. Dufite abantu Satani yakomerekeje ku kuboko, gutanga kwabo ntibashobora gutanga hatavuzwa amagambo menshi. Umva, abantu Satani yarashe ku kuboko, arabanza akakureba, akareba inyungu azakugira, ariko uyu mugabo arimo kuvuga ngo tumutwerere, nimutwerera nzunguka iki? Agahita yibuka ko uri umuganga, agahita avuga ati hoya nazamukeneraho serivisi, agahita agutwerera. Ubu dufite abanyamibare mu itorero, umuntu arabanza akareba ibintu azakubaramo, yabona hari inyungu azagukuramo, akakwegera mukaba inshuti, amafaranga akayaguha. Imibare, gukomereka akaboko. N'umuntu niyo atanze atanga ibintu. Ubu dufite abantu bavuga ngo batanze icya-10, ariko mu mibare wajyamo ugasanga yatanze 1/100, nta cya-10, yaponyoye, araponyora. Hari abantu bakomeretse ukuboko n'ikintu cyiza bakoze, bashaka kukiratirwa cyangwa kikavugwa. Ariko muri iri torero hari ibintu byagiye bintangaza. Hari abantu b'Imana bajya badutungura, akaza agakora ikintu itorero ryose ku buryo ryakangarana, yarangiza agahita akubwira ati muyobozi w'itorero ndagusabye sinzumva uvuga izina ryande ryanjye. Ukabona umuyobozi w'itorero araje. Turashimira itorero uburyo muryitaho, Imana ibaha umugisha. Hari umwizera wacu uherutse kuza akora gutya na gutya, abantu mu ntebe, uwo ninde, ubwo ninde. Hari abantu Imana yashyizemo hano badashaka gukora ngo bamenyekane, ahubwo bashaka kuziba icyuho cy'ikintu cyose. Imana ibaha umugisha. Ariko hari n'abandi bashaka gukora ari uko amatangazo menshi yavuzwe. Umukuru w'itorero mukuru akaza, bantu b'Imana dukeneye ibi, amasabato nk'atatu akavuga, yazaruha akabireka, bagatora umuntu uzi gukoresha fundraising uvuga amagambo meza, akaza akavuga we ikibazo cyakwanga, pastor none akihagurukira. Umva aho bigeze birababaje, njyewe ndavuze ngo, noneho akaza akagerageza nawe bikanga, noneho bikazagera umuntu umwe akaza agatuka iteraniro. Noneho ako mwabaye mute? Muba bazima mu mutwe, ubwo ari imbere y'iki? Y'iteraniro. Noneho kubera ko abatutse, ababwiye nabi, bakavuga ati uriya mugabo ndabona yarakaye. Ukabona umuntu umwe aramanutse aratanze, undi aramanutse aratanze. Abo bantu baba barakomeretse akaboko. Dufite abandi bakomeretse ikirenge. Bibiliya iravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Satani yabarashe ibirenge bavugiraho bahagaze gusa. Ubu dufite amakorari ajyaho kaburimbo igarukira. Iwanyu hagera kaburimbo hoya. Dufite abamama imodoka zicungugutura bikamera nabi, ahubwo turabaha korari barumuna bacu. Mubwiriza yarangiza mu teraniro ryanyu, itorero ryanyu ribahe, uragenda wagera ahantu ku isoko ugatega moto ikakujyanika kugeza ku cyuzi, ukurira igare noneho kugira ngo ugere aho uri, igare urarisiga ukazamuka umusozi amasaha nk'atatu. Umubwiriza akibuka ko afite ubutumire bw'igikondo, agatabwira tumva iteraniro ryanyu nzarikora mu mwaka utaha mu kwa 7. Gukomereka. Dufite abantu Satani yarashe amaguru yo kwizera batabasha kugenda. Apollo namaze kubikora, Mukristo agenza umugongo ho hato, urumva yararyamye hasi. Najya mbabwire bantu b'Imana muri uyu mugoroba, nta masezerano dufite yo kutagwa, ariko dufite amasezerano yo kutarambarara. Amen. Kugwa umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazagira gute? Ntazarambara. Ntibizagutangaze kubona mwene so mu ntege nkeya. Mukristo yaguye, arimo aragenza umugongo, ariko aracyari umusirikare. Kuba umusirikare yaryamye, abasirikare babigisha kurwana bahagaze, bakabigisha no kurwana bagize gute? Baryamye. Kuba yarashwa akaryama ntibivuze ngo ntakiri umusirikare, yabaye umusivile. Agenza umugongo ho hato, Apollo aramwegera cyane. Mukristo akanyabugabo karaza, arwanisha ubutwari uko ashoboye, bacagasa umunsi barwana iyo ntambara ikomeye. Mukristo araruha, asigazaho hatagacika intege, kuko inguma ze zagendaga zimumara intege.
buriya nagira ngo mbabwire, ushobora kuva aho bakurasha akaboko cyangwa akaguru ukazamuka ukagera mu mujyi, ariko utabimenye wumva akaboko gashyushye nturebeho. Ariko uramutse umuntu akurashe, umuntu akaza akakubwira ati dore barakurashe urimo urava amaraso, warangiza ukareba handi bakurashe uko amaraso aba apfupfunyukamo, umutima wawe uhita utera wiruka, amaraso akagushiramo, ntushobora gutera intambwe ebyiri. Satani arimo araturasira abakobwa, Satani arimo araturasira abasore, Satani arimo araturasira abadamu, Satani arimo araturasira ababwiriza. Ikibazo ngiki rero nuko Satani arimo kubarasa, aho gukomeza guhanga amaso Kristo, barangiza bakirebaho, ntushobora gutera intambwe n'ebyiri. Umukristo arangije, Apoloni amubonye uburyo, Apoloni aramwegera aramusumira, amukubita hasi. Inkota ya mukristo bagukubiriye. Abefeso 6:17, kandi mwitwaza inkota ariyo jambo ry'iki? Ry'Imana. Ubundi umukristo iyo aguye ukubiri n'ijambo ry'Imana, ibikurikiraho nta bindi. Apoloni arangije aramubwira ati ndagushyikiriye, sindi bure kukwica. Umumama agaca mu kigeragezo cyo kutabyara we, akoresha Bibiliya n'amasezerano y'Imana. Imyaka 5 igakubita 6, umwaka wa 7 bakamubwira bati ariko wagabanyije ibintu by'ikidivanisiti, ko n'Imana yaranjwe ukaza nkakwereka umukecuru ugufasha. Umuntu yarangiza Bibiliya akayitereka hasi, akayoboka imiti y'ibyatsi n'ibitaka n'ibiki byose, haburaga isaha imwe ngo atabarwe. Kangiye ikintu mbabwira, umudamu akabana n'Imana yafite ikigeragezo cy'umugabo wamunaniye, ariko abantu bo hanze bo bakabona umugabo ni muzima, bakabona umugabo ni mwiza, bakabona umugabo ni umuntu w'intwari w'imfura. Ariko umudamu aba mu rugo afite ikigeragezo, nta wundi muntu ukizi, apfukama akabumbura Bibiliya. Igihe kimwe hakubise imyaka 5, umumama yarangiza atumva rero ibi bintu ndasenga ntibikemuke, reka njye kugisha inama abandi badamu. Yajya kugisha undi nama undi mudamu, umudamu akamubwira tuzaze nkwereka ibyatsi. Ngewe wanjye buriya namukubise cishwaha, buriya ntajya avuga, yinjira yubitse umutwe, unujya ubona ukwaza yubitse umutwe ntajya avuga. Wajyayo bakabikubita umugabo wawe, noneho kubika umutwe akazaza yirirwa acira inkonda nk'abana. Ngiki cyo isi itanga. Mwirinde kugwa ukubiri n'ibyanditswe. Nugwa gwana ibyanditswe, nubyuka Imana izakubyutsanya n'ibyanditswe byawe. Satani arishima cyane, arangije Apoloni aramushikamira, asigazaho hatakamwica. Mukristo ashaka kwiheba yuko atari bukire, maze kubw'imbabazi z'Imana, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ntazemera yuko Satani wakugushije hasi atuma usasa umusambi mu bibazo. Imana kubw'imbabazi zayo izagutabara. Upfa kuba warigeze kugira umwanya ukagirana nayo umwanya, ukayikorera ukayegurira umutima wawe, kandi ukayihindukira umusirikare. Reka njye ikintu mbabwira, ibihugu byinshi byo ku isi, iyo umusirikare wabyo yafashwe, ntabwo bivuga ngo uyu musirikare afite irihe peti, ahubwo baricara akavuga bati umusirikare wacu yafashwe n'abasirikare b'umwanzi. Bashobora kwemera hagapfa abandi 6, ariko umusirikare w'umwanzi ntagumane umusirikare yajyanye. Imana ntizemera yuko umukozi wayo aguma mu biganza bya Satani. Niyo mpamvu mfite icyizere n'aba bagiye muri Tumumenye, nabo mubona batagisenga babiretse, niba yarigeze kwinjira mu gisirikare cya Kristo, uzajya kubona ubona Imana iramuzanye. Ntizemera ko Satani amugaraguza agati, ntibibaho. Kubw'imbabazi z'Imana, Apoloni akihanukiriye ngo amuhorahoze, Mukristo arambura ukuboko vuba, asingira inkota ye. Amen. Arangije abwira Apoloni ati wamubisha wanjye we, winyishima hejuru, iyo nguye ndabyuka. Apoloni abona si ibyo, avuze ibyo acumita Apoloni inkota cyane, amusubiza inyuma nk'ukomeretse uruguma rwica. Mukristo abibonye arongera aramwegera, aramubwira ati amuti kuri inkota bwa kabiri, aramubwira ngo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Satani aravuga tumva rero, ubwo batangiye kunesheshwa n'uwabakunze, ndapfuye karabaye. Bibiliya muri iki gitabo cy'umugenzi baranditse ngo Apoloni atanda amababa ye y'imbwa yiswa, araguruka aragenda. Mukristo ntiyasubira kumubona.
utari uhari nk'uko nari impari, ntiyabasha kwigeraniriza gutaka no kwivuga bya porowoni byo muri iyo ntambara, kuko yivugaga nk'intare. Kandi no gusuhuza umutima no kuniha bya mukristo ntawabasha kubyirengagiza. Muri iyo ntambara yose sinigeze kubona mukristo agaragaza umunezero na rimwe, kugeza aho yamenyeye ko akomerekeje porowoni inkota ye. Nicyo cyamuteye kumwenyura, ariko amaze kumwenyura ntibyamutwara, yubura amaso areba mu ijuru. Hari igihe ikigeragezo kirangira, umumama ntiyabyaraga yasamye, umugabo yari amaze imyaka 3 mu bushomeri yabonye akazi, umuntu yari yarabuze ishuri bamuhamagaye ko abonye buruse yo hanze, umuntu ubuzima bwari bwaracanze abonye Imana ikinguye urugi, yarangiza akamwenyura, ariko ntiyibuke kureba hejuru. Reka ngiye ikintu babwira, ni wubaka inzu ukibuka ko waje urara ku ikarito, ukibuka aho wagiye uca ukodesha, naho wazaga ugasanga bashyizeho ingufuri wabuze ayo kwishyura, ukabona uri mu nzu yawe udakodesha, ikintu uzakora ntuzarebe amafaranga, uzarebe mu ijuru. Igihe cyose uzabona ikibazo wari ufite gikemutse, ntukirukanke na mbere ngo ugiye gushimira abantu bakigufashije, pasiteri wangira inama warakoze, kanaka wabigenzemo neza. Oya, mbere yuko ujya mu bantu bakoze, banza wibuke ko mu ijuru hari Imana yabakoresheje. Mukristo arangije areba mu ijuru, aho nabereye sinari nabona intambara iteye ubwoba nk'iyishize. Mukristo arangije araririmba amen, maze abona ukuboko kurangije, kwa kuboko kumuha ibibabi by'igiti cy'ubugingo, arangije arabifata abishyira ku nguma ze yakomerekeye muri iyo ntambara. Uwo mwanya arakira. Uyu munsi wa none nta kindi giti cy'ubugingo dufite muri uru rugamba uretse Bibiliya. Mu gihe twakomerekejwe n'umwanzi, isomo rimwe rirahagije ngo rigukize igikomere kiri ku mutima. Kandi arangije arya umutsima, anywa y'amazi bamuhaye mu icupa, abona intege, aragenda agifite inkota mu ntoke, kuko yakekaga yuko ahari undi mubisha yaba bugufi. Nubona urangije ikibazo kimwe, jya umenya ko Satani agiye kuguterera mu kindi. Ukemuye ikibazo cy'iruba ry'ubusambanyi, ariko Satani yagushoye mu magambo, mu matiku. Ukemuye ikibazo cy'amatiku, Satani agiye kukuzanira ubujura. Iyo Satani umucitse mu cyago kimwe, inkota ugomba kuyigumana mu ntoki, kuko yimura uburyo yaguteraga. Ibi bintu birakomeye cyane, ariko porowoni ntiyongeye kumutera muri icyo gikombe cyose ukundi. Rero icyo nagira mbabwire gikomeye, Ellen White yanditse mu gatabo k'intambara ikomeye, akangaka gatoya, akangaka kuri paje 428, paje 428, Ellen White yaranditse ngo nta muntu ushobora gukorera Imana atabanje kwishyirisha ku rutonde rw'ingabo zihanganye n'ubutware bw'umwijima. Abamarayika babi bazamugabaho igitero, ariko ntakwiye kugira ubwoba. Umuntu wese arasabwa kuba umusirikare. Yemwe ngabo z'umwami, nimugire gute? Muhaguruke tutabarane na Yesu. Abafilipi igice cya 1:29. Pawulo arangije arabyerura, abwira abizera bo b'Ifilipi, arababwira ngo rero kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. 30 nkunda cyane, mukomeze mufite kwa kurwana, mwambonanaga kandi ari nako mukinyumvana n'ubu. Abakristo dukeneye kugira amateka abiri, amateka yahise n'amateka y'uyu munsi wa none. Hari abantu barwanye intambara mu bihe byashize, hari abamama barwanye intambara zikomeye ku buryo n'abandi bamama babasengeraga, hari abagabo baciye mu bigeragezo bikomeye, hari abantu bagiye barwana intambara zidasanzwe mu bihe byashize, ariko uyu munsi wa none wakubitana nawe ugasanga byaramucanze. Pawulo ati mufite kwa kurwana, mwambonanaga ari nako mukinyumvana n'uyu munsi. Imana ibagira abasirikare barwanye intambara zashize, ariko ibatere n'imbaraga zo gukomeza kurwana. Rero Bibiliya itubwira iki? Umusirikare w'Umuroma mu gihe cya Pawulo yagombaga kuba afite ibyangombwa bimuranga, kandi ibintu byose bishobora gutuma atagwa mu byago barabimuhaga. Bakaba bizeye ko uwo musirikare yahangana n'umwanzi aho yaba ari.
Pawulo arebeye kuri ibyo nk'umuntu waciye mu gisirikare yahise avuga yuko abakristo b'Imana bagomba kuba bahagaze kurusha uko ingabo y'Umuroma yari ihagaze muri icyo gihe. Arangije Abefeso 6:10 arababwira tumva ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uri umusirikare nyakuri ugomba kumenya uwo murwana. Muri korari nubona byanze ukabona havutse induru, mu nama y'itorero nubona havutse induru, mu rugo rwawe nubona havutse induru, ku kazi ukabona havutse induru, jya urenza abantu amaso umenye uwo murwana ko ari Satani. Nta kintu cyiza ku musirikare nko kumenya umwanzi barwana. Buriya igihugu gishobora kumara imyaka 4 cyangwa 5 kirwana, ariko kikagira n'abantu cyohereza mu mutwe ukirwanya kugira ngo kimenye abaturwanya ni bande. Birababaje kuba abakristo benshi barwana na Satani batamuzi, bakamuha amahembe n'umurizo muremure, barangiza bagahagarara bakajya ku maradiyo, Satani turakwirukanye mu izina rya Yesu, turagukandagiye, turakuribase, turagushwanyuje, turagufashe, tukujyanye ikuzimu, turagufungiranye, turagutwitse, fire. Ariko niba hari ikintu kinezeza Satani ngo ni ukubona bitwa ko ari abakozi b'Imana batazi uwo ari we. Turarwana n'umugabo ukomeye w'intwari, turarwana n'umuntu w'umunyamanyanga ukomeye ufite experience y'imyaka irenga 6,000. Abazanesha Satani ni abantu bapfukama buri mwanya bagasenga kandi bakiga ijambo ry'Imana. Abo nibo bazahumuka bamenye inzira batera turutsemo. Mu iteraniro umuntu yajya gusenga, Mana muri iki gitaramo tugiye kugira Satani turamwirukanye n'abadayimoni, ukumva abadive n'abaho bari mu izina rya Yesu babaye abapentekote. Wowe urirukana Satani ushobora no gusanga n'icyigisho muri bwiga ari we wagipanze. Ubuse nta byigisho twagiye twiga ukumva birimo uburozi, ninde wabaga yabipanze? Ni Imana se? Ushobora kwirukana Satani ugasanga ari muyoboye gahunda. Ahubwo koresha imbaraga z'Imana Satani yirukanywe mu mutima wawe, buri mwizerero rituje. Pawulo yarakomeje ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye. Umusirikare wo mu Roma yagombaga kuba akenyeye, ariko twebwe tugomba gukenyera iki? Ukuri. Umumama ukenyeye ukuri ntazabura icyo kwambara. Umwizera ukenyeye ukuri ntazabura ipantaro yo kwambara. Mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kugira ngo umutima wanyu utaraswa mugapfa vuba. Mukeneye iki? Icyuma gikingira igituza, gukiranuka kwa Kristo. Mukwesa inkweto. Umusirikare w'Umuroma babaga bazi ko azagenda mu misozi n'ibihanamanga, mu mazi, akagenda ku manywa y'ihangu izuba rishyushye, kugira ngo ibirenge bye bidahura n'ikibazo. Agomba kuba yambaye inkweto. Igihe Imana yahuraga na Mose yaramubwiye ngo kwetura inkweto kuko aho uhagaze ari iki? Arahera. Inkweto zishushanya ubutumwa bwiza. Hari ibintu twari dufite mu mitwe yacu tukiri abapagani, hari ibintu twari dufite twakuye mu miryango yacu, hari ibyo twakuye mu madini twahozemo. Iyo tugeze mu nzu y'Imana turabikwetura tukajugunya, tukambara inkweto z'ubutumwa bwiza. Ikindi kandi mu biteguza 16, kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Ingabo yakoreshwaga mu gihe umusirikare yabaga arimo kurwana, barimo kumutera amacumu ariko atazi aho umwanzi aturutse. Hari igihe Satani agutera ukabona uri mu bigeragezo ariko utazi aho birimo guturuka. Dukeneye rero kwizera. Amen. Kwizera kugomba kuba ingabo. Noneho rero ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. 17, mwakira agakiza kaba ingofero, kugira ngo imitwe yanyu hatazagira umuntu ubabona ubarasa uko ashatse. Ingofero ni ikintu gikomeye. Agakiza niko gatuma umuntu agira mu mutwe akamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, akamenya uje kumushuka n'uje kumubwiza ukuri. Niba udafite agakiza k'Imana muri wowe, imyanzuro uzafata na logique yawe byose bizakuroha mu bibi.
kandi Bibiliya irakomeza ngo mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'iki ry'Imana. Umusirikare w'umuroma yagombaga kuba afite inkota ye kwita ko ngiyi. Iyo nkota ye yagombaga kuyirwanisha igihe cyose gishobotse. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:3, Pawulo yarakomeje arabwira Timoteyo atumva rero ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Kwihanganira iki? Imibabaro nicyo kiranga umusirikare wa Kristo. Ariko ubu dufite abantu bagiye kuri za radiyo, hano ni kuri radiyo yiye, ni radiyo niyi, muri mu kihe kiganiro turimo turasabira abantu bafite ibibazo, inyatsi n'imyaku n'ibindi bibazo. Yo, Imana ibaha umugisha rata mwebwe. Rero ngewe mfite ikibazo kukivugira kuri radiyo, ubwo ntago ari bibi, oya bivuge mu izina rya Yesu. Mfitanye ikibazo n'umugore cyandenze n'ubu ndenda guturika umutima. Mugore wanjye yitwa kanaka, mu musengere. Noneho rero, none se usengera, nsengera mu itorero iri niri, none se baragusenge, barasenze biranga rwose, fata kuri antene ya radiyo yawe, yego naba namwe, vuga uti mwami Yesu, mwami Yesu, injiji gusa. Pawulo ati ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. Ntabwo ari ngombwa yuko ibibazo byawe abantu bose ku rusengero babimenya, si ngombwa yuko ibibazo byawe abantu bose muturanye babimenya, si na ngombwa ko ikibazo wikoreye abantu mukorana bose bakimenya. Mwitoze kwihanganira imibabaro. Murongo wa 4, nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ntago bibaho. Ngo mbabwire, twihutisha ibitekerezo byacu, twerekere ku rugamba tugiye kurwana. Buri wese afite intambara arimo kurwana ku giti cye, ariko hari n'intambara tugiye kurwana rusange nk'itorero, aho tugiye kurwana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Tugiye kurwana urugamba rukomeye. Ariko noneho Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe, nubwo turimo kwigisha abantu ubuhanuzi bagahamuka, nubwo turimo kwigisha abantu amateka n'ibiki byose, hari icyizere ibyahishuwe biduha muri uyu mugoroba. Icya mbere ngiki, bazarwanya umwana w'intama. Ndi gusoma ibyahishuwe 17:14. Bazarwanya umwana w'intama. Bande? Inyamaswa, ikiyoka, umuhanuzi w'ibinyoma, imbaraga zose za Satani n'iz'ubupagani n'iz'imisengere ya Babuloni zizashyirwa hamwe ngo zirwanye abana b'Imana. Kandi ubwo zizaba zirwanya abana b'Imana, ubakozeho ni ngewe wabakozeho. Bazaba barimo kurwanya Kristo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. Amen. Kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi kugira ngo natwe dutsinde biradusaba iki? Abari hamwe nawe. Amen. Abari hamwe na Kristo batoranijwe. Ikintu cya kabiri, icya mbere, niba ushaka kunesha, niba ushaka kutazagira icyo utwarwa n'ubuhanuzi n'ibibazo biri imbere, icya mbere ugomba kuba uri kumwe na Kristo. Icya kabiri, ugomba kuba waratoranijwe. Icya gatatu, ugomba kuba ukiranutse. Icya kane ni ukugira icyizere ko nawe uzanesha. Amen. Abari hamwe nawe, bahamagawe, barangiza bagatoranywa, barangiza bagakiranuka, nabo bazayinesha. Kubw'ibyo rero ntidukwiye kugira ubwoba bw'ibiri imbere, keretse Kristo aramutse atari kumwe natwe. Muri uyu mugoroba nagira ngo twerekeze ku musozo w'urugamba. Icyifuzo mbifuriza, nubwo turi mu ntege nkeya, tukaba tugoswe n'ibibazo byinshi, ndabifuriza amagambo aboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:6 kugeza ku 8. Pawulo arangije atumva rero, kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Tugomba kumenya ko tuzagera igihe tukagera ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Murongo wa 7, narwanye intambara nziza. Amen. Narangije urugendo. Amen. Narinze ibyo kwizera. Narabirinze, sinigeze mvangirwa, nta nyigisho z'ibinyoma zanyinjiyemo. Kwizera Imana yampaye rimwe, yampaye n'imbaraga ndakurinda, sinigeze mvangirwa. Umurongo wa 8, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine. Amen. Natwe aradutekereje, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Imana muri uyu mugoroba ibagira abasirikare,
kandi abasirikare nyakuri. Najya mbabwire ngo amadini menshi yigisha abaturage abizera bayo kurwana intambara ntagatifu, bakizirikaho ibisasu bakagenda bagapfa. Ayandi madini mu bihe byashize yagiye arwana intambara agakoresha inkota. n'iki? Twebwe abadivanisi umunsi wa karindwi, intambara yacu ni ukwirwanya ukitsinda. Iyo niyo ntambara ya mbere. Intambara ya kabiri ni intambara dutegereje tuzarwanisha kwizera kwacu n'ibitekerezo byacu, duhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi Imana niyo izayitsinda. Kuko ibyo rero ukwiye kugira icyizere yuko Imana yarinze iri torero mu bihe byahise riri ku rugamba, ari nayo igiye kururinda ku rugamba ruri imbere, mu izina rya Yesu.